Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'145 dusoma Bibiliya, turimo gusoma Zaburi. Reka dusome mu izina rya Yesu, turahera kuri Zaburi ya 71. Uwiteka ni wowe mpungiyeho, singakorwe n'isoni. Kubwo gukiranuka kwawe unkize untabare, untegere ugutwi unkize. Umbere urutare rw'ubuturo, aho nzabasha kujya mpungira, wategetse kunkiza, kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Mana yanjye, nyarura mu maboko y'umunyabyaha, nyarura mu maboko y'umunyarugomo ukiranirwa, kuko ari wowe byiringiro byanjye Mwami Uwiteka. Ni wowe nizera uhereye mu buto bwanjye, ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye, ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushima iminsi yose. Ndi ishyano ritangaza benshi, ariko ni wowe buhungiro bwanjye bukomeye. Akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi wire. Ntunte mu gihe cy'ubusaza, ntundeke mu gihe intege zanjye zishize. Kuko abanzi banjye bamvuga, abubikira ubugingo bwanjye bajya inama bati, Imana yaramuretse. Mumwirukane mumufate kuko atagira uwo kumukiza. Mana ntumbe kure. Mana yanjye tebuka untabare. Abanzi b'ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni barimbuke. Abashaka kungirira nabi bambikwe ibitutsi n'igisuzuguriro. Ariko njyeweho nzajya niringira iteka, nziyongeranya iteka kugushima. Akanwa kanjye kazabara inkuru yo gukiranuka kwawe, n'agakiza kawe umunsi wire, kuko ntazi umubare wabyo. Nzajyaho uri mvuga imirimo ikomeye Umwami Uwiteka yakoze, nzavuga gukiranuka kwawe wenyine. Mana, ni wowe wanyigishije uhereye mu buto bwanjye, kugeza none ndacyavuga imirimo itangaza wakoze. Mana, ntundeke kugeza igihe mera imvi z'ubusaza, ntarabwira ab'igihe kizaza iby'amaboko yawe, ntarabwira abazavuka bose gukomera kwawe. Mana, urugomo rwo gukiranuka kwawe, Mana, urugero rwo gukiranuka kwawe rugere mu ijuru. Ni wowe wakoze ibikomeye, Mana, ninde uhwanye nawe? Ni wowe watweretse ibyago byinshi bikomeye, uzagaruka utuzure, utuzamure udukure ikuzimu. Ungwirize gukomera, uhindukire umare umubabaro. Nanjye nzagushimisha Neberu, Mana yanjye nzashima umurava wawe. Ni wowe nzaririmba ishimwe mbwira inanga, uwera w'Abisiraheli we. Iminwa yanjye izishima cyane ubwo nzakuririmbira ishimwe, n'ubugingo bwanjye wacunguye buzishima, kandi ururimi rwanjye ruzavuga gukiranuka kwawe umunsi wire. Kuko abashaka kungirira nabi bakojejwe isoni bamwajwe. Zaburi ya 72. Ni Zaburi ya Salomo. Uhe umwami guca imanza kwawe, uhe umwana w'umwami kutabera kwawe. Azacira abantu bawe imanza zitabera, n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Azaca imanza zirengera abanyamubabaro bo mu bantu. Azakiza abana b'abakene, kandi azavunagura umunyagahato. Bazakubaha ibihe byose, izuba n'ukwezi bikiriho. Azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe, nk'ibitonyanga bitonyangira ubutaka. Mu minsi ye abakiranutsi bazashisha, kandi hazabaho amahoro menshi kugeza aho ukwezi kuzashirira. Azatwara ahereye ku nyanja ageze ku yindi nyanja, kandi ahereye kuri rwa ruzi ageze ku mpera y'isi. Ababa mu butayu bazamwunamira, abanzi be bazarigata umukungugu. Abami b'i Tarushishi n'abami bo ku birwa bazazana amaturo, abami b'i Sheba n'abami b'i Seba bazazana ikoro. Abami bose bazamwikubita imbere, amahanga yose azamukorera. Kuko azakiza umukene ubwo azataka, n'umunyamubabaro utagira gitabara. Azababarira uworoheje n'umukene, ubugingo bw'abakene azabukiza. Azacungura ubugingo bwabo, abukiza agahato n'urugomo, kandi amaraso yabo azaba ay'igiciro cyinshi imbere ye. Nuko azarama kandi bazamuha ku izahabu y'Isheba,
bazamusabira iteka, bazamusabira umugisha umunsi wire. Hazabaho amasaka menshi mu gihugu no mu mpinga z'imisozi, amahundo yayo azanyeganyega nk'ibiti byo kuri Lebanoni. Abanyamudugudu bazashisha nk'ubwatsi bwo mu butaka burabije, izina rye rizahoraho iteka ryose, izina rye rizahamaho izuba rikiriho. Abantu bazisabira umugisha wo guhwana nawe, amahanga yose azamwita umunyehirwe. Uwiteka Imana niyo Mana y'Abisiraheli ihimbazwe, niyo yonyine ikora ibitangaza. Izina ryayo ry'icyubahiro rihimbazwe iteka, isi yose yuzura icyubahiro cyayo. Amena kandi amena. Ibyo Dawidi mwene Yesayi yasabye birarangiye. Igice cya gatatu kirahera kuri Zaburi ya 73 kugera kuri Zaburi ya 89. Zaburi ya 73. Zaburi iyi ni Asafu. Ni ukuri Imana igirira neza Abisiraheli bafite imitima iboneye. Ariko njyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka, intambwe zanjye zari zishigaje hato zikanyerera. Kuko nagiriraga ishyari abibone, ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza. Kuko batababazwaga mu ipfa ryabo, ahubwo imbaraga zabo zirakomera. Ntibagira imibabaro nk'abandi, ntibaterwa n'ibyago nk'abandi. Nicyo gituma ubwibone buba nk'urunigi mu majosi yabo, urugomo rukabatwikira nk'igishura. Amaso yabo avanywe umutwe no kubyibuha kwabo, bafite ibiruta iby'umutima w'umuntu wakwifuza. Barakoba bakavugishwa iby'agahato no gukiranirwa kwabo, bavuga iby'ubwibone. Bashyize akanwa kabo mu ijuru, ururimi rwabo ruzerera mu isi yose. Nicyo gituma abantu be bagarukaho bakamara amazi yuzuye mu gikombe, bakavuga bati Imana ikibwirwa n'iki? Isumba byose hari ikizi? Dore abo nibo banyabyaha, kandi kuko bagira amahoro iteka bagwiza ubutunzi. Ni ukuri nogereje ubusa umutima wanjye, kudacumura nagukarabiye ubusa. Kuko natewe n'ibyago umunsi ukira, ngahanwa ibihano mu bitondo byose. Iyaba naravuze nti reka mvuge ntyo, mba narahemukiye ubwoko bw'abana bawe. Natekereje uko nashaka kubimenya, birandushya birananira, kugeza aho nagiriye ahera h'Imana nkita ku iherezo rya ba bandi. Ni ukuri ubashyira ahanyerera, urabagusha barasenyuka. Erega bahindutse amatongo mu kanya gato, ubwoba bw'uburyo bwinshi burabatsembye rwose. Nk'uko inzozi zimeze iyo umuntu akangutse, niko nawe mwami nukanguka uzasuzugura icyubahiro cyabo cy'igicucu. Ubwo umutima wanjye washariraga nkibabaza mu mutima, nari umupfapfa nta bwenge nagiraga, nameraga nk'inka imbere yawe. Ariko none ndi kumwe nawe iteka, umfashe ukuboko kw'iburyo. Uzanyoboza ubwenge bwawe, kandi hanyuma uzanyakirana icyubahiro. Ninde mfite mu ijuru utari wowe, kandi mu isi nawe nishimira utari wowe. Umubiri wanjye n'umutima wanjye birashira, ariko Imana niyo gitare umutima wanjye uhungiraho, kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Kuko abakujya kure bazarimbuka, watsembye abakurekeshejwe no kurarikira bose. Ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Umwami Imana niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Zaburi ya 74. Zaburi iyi ni indirimbo ya Asafu yahimbishijwe ubwenge. Mana, ni iki cyakudutesheje iteka? Ni iki gituma umujinya wawe ugirira intama zo mu cyanya cyawe ucumba umwotsi? Ibuka iteraniro ryawe waguze kera, iryo wacunguriye kuba ubwoko bwawe bw'umwandu, n'umusozi wa Siyoni watuyeho. Shingura ibirenge byawe ujye mu matongo y'iteka. Ababisha bakoreye ahera ibibi byose. Ababisha bawe batontomeye hagati y'inzu twateraniragamo kugusenga. Bashingiye amabendera yabo kuba ibimenyetso. Basa nk'abantu bamanikira intorezo gutema ibiti by'insikane. None isuku y'ababaji yaho yose barayimenaguza intorezo n'inyundo. Batwitse ahera hawe, bahumanishije ubuturo bw'izina ryawe kubusenya rwose. Baribwiye bati tubarimbure rwose. Batwitse amazu yose
yo mu gihugu twateraniragamo gusenga Imana. Ntitureba ibimenyetso byacu, nta muhanuzi ukiriho, kandi nta n'umwe muri twe uzi aho ibyo bizagarukira. Mana, umubisha azageza he kudutuka? Umwanzi azatuka izina ryawe iteka? Ni iki gituma uhina ukuboko kwawe kw'iburyo? Gukure mu gituza cyawe ubarimbure. Ariko Imana yahoze ari umwami wanjye na kera, ikorera iby'agakiza hagati y'isi. Ni wowe watandukanije inyanja imbaraga zawe, wameneye imitwe y'ibinyamaswa mu mazi, ni wowe wamenaguye imitwe ya Lewiyatani. Warayitanze ibi byo kurya by'ibyo mu butayu. Ni wowe watoboye isoko n'umugezi, wakamije inzuzi zidakama. Amanywa ni ayawe kandi nijoro ni iryawe, waremye umucyo n'izuba. Ni wowe washyizeho ingabano zose z'isi, waremye iki n'itumba. Ibuka ibi yuko ababisha bacyashye Uwiteka, ishyanga ritagira ubwenge ryatutse izina ryawe. Ntuhe inyamaswa ubugingo bw'inuma yawe, ntiwibagirwe ubugingo bw'abanyamubabaro bawe iteka ryose. Ite kuri rya sezerano, kuko ahantu h'umwijima ho mu isi huzuye ubuturo bw'urugomo. Uhatwa ye kugaruka akojejwe isoni, umunyamubabaro n'umukene bashima izina ryawe. Mana, haguruka wiburanire, ibuka yuko umupfapfa yiriza umunsi agutuka. Ntiwibagirwe amajwi y'ababisha bawe, urusaku rw'abaguhagurukira rutumbagira iteka. Zaburi ya 75. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga, ijwi ryitwa witsemba. Ni indirimbo ya Asafu yitwa Zaburi. Mana, turagushimira yuko izina ryawe riri bugufi, abantu bamamaza imirimo itangaza wakoze. Nimbona igihe cyashyizweho, nzaca imanza zitabera. Isi n'abayibamo bose bazicamo kabiri, bacikamo igikuba. Ni jye wateye inkingi zayo. Mbwira abibone ntimukibone, n'abanyabyaha ntimugashyire hejuru amahembe yanyu. Ntimugashyire hejuru cyane amahembe yanyu, ntimukavuge iby'agasuzuguro mugamije ijosi. Kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, cyangwa mu butayu bw'imisozi. Ahubwo Imana niyo mucamanza, icisha umwe bugufi igashyira undi hejuru. Kuko mu ntoki z'Uwiteka hariho agacuma karimo vino ibira, kuzuye vino ivanze n'ibiyiryoshya, arayisuka. Ni ukuri abanyabyaha bo mu isi baziranguza itende ryayo barinywe. Ariko njyeweho iteka nzajya namamaza ibyo nzaririmbira Imana ya Yakobo ishimwe. Kandi amahembe yose y'abanyabyaha nzayaca, ariko amahembe y'abakiranutsi azashyirwa hejuru. Zaburi ya 76. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. Ni indirimbo ya Asafu yitwa Zaburi. Mu Bayuda Imana iramenyekana, mu Bisiraheli izina ryayo rirakomeye. Kandi Yerusalemu niho hema ryayo, Isiyoni niho buturo bwayo. Niho yameneye imirabyo yo mu muheto, n'ingabo n'inkota n'intwaro z'intambara. Uri uw'icyubahiro n'ubwiza bwinshi, utabarutse mu misozi y'iminyago. Intwari mu mitima ziranyazwe, zisinzira ubuticura. Kandi ntabo mu banyambaraga babonye amaboko yawe, Mana ya Yakobo. Gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera. Wowe ni wowe uteye ubwoba. Ninde ubasha guhagarara imbere yawe igihe urakaye? Wumvikanishije amateka uri mu ijuru, isi yaratinye iraceceka. Ubwo Imana yahagurutswaga no guca amateka, ngo ikize abagwaneza bo mu isi bose. Ni ukuri umujinya w'abantu uzagushimisha, umujinya uzasigara uzawukenyera. Muhige umuhigo muwuhigure Uwiteka Imana yanyu. Abayigose bose bazanira amaturo iteye ubwoba. Izarimbura imyuka y'abakomeye, niyo iteye ubwoba abami bo mu isi. Zaburi ya 77. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi mu buryo bwa Yedutuni. Ni Zaburi ya Asafu. Ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, nayo irantegera ugutwi.
Ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse umwami Imana, nijoro nayitegeye amaboko sinacogora, umutima wanjye wanga kumarwa umubabaro. Nibuka Imana ngahagarika umutima, ndaganya umutima wanjye ukagwa isari. Ufata ibihene by'amaso yanjye kugira ngo bidahumiriza, mfite umubabaro utuma ntabasha kuvuga. Njya nibwira iminsi ya kera, imyaka y'ibihe bya kera, nibuka indirimbo yanjye ya nijoro nkibwira mu mutima. Umwuka wanjye wibazanya umwete uti, umwami azaduta iteka ryose, ntazongera kutwishimira ukundi. Imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose, isezerano rye ryapfuye ibihe byose. Imana yibagiwe kugira neza, umujinya wayo utumye ikingirana imbabazi zayo. Maze ndavuga nti, ibyo ni indwara y'umutima wanjye, mbega natekereje yuko ukuboko kw'iburyo kwisumba byose guhinduka. Nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Kandi nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Mana, inzira yawe iri ahera, ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Ni wowe Mana ikora ibitangaza, wayimenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga. Wacunguje ubwoko bwawe ukuboko kwawe, nibwo bene Yakobo na Yosefu. Mana, amazi yarakurebye aratinya, imuhengeri hahinda umushyitsi, ibicu bisuka amazi, ijuru rirahinda. Imyambi yawe irashwara, ijwi ry'inkuba yawe ryari muri serwakira, imirabyo yawe imurikira isi. Isi ihinda umushyitsi iratigita. Inzira yawe yari mu nyanja, inzira zawe zari mu mazi y'isanzure. Ibirenge byawe ntibyamenyekanye, wayoboje ubwoko bwawe nk'umukumbi, ukuboko kwa Mose na Aroni.